Yes, hello guys, inshuti bacu turasubiza cyane. Ngiye kubereka rero uburyo bwiza bwo uploadingamo video yawe kuri YouTube channel nta makosa ukoze. So rero uburi hano kuri account yawe, hano kuri account yawe urashaka uploadinga video. Ushobora kuza hano kuri aka kamenyetso ko guteranya, ukaza hano ufiteho amavideo menshi atandukanye kuri telefone yawe. So wenda reka duhitemo iyi video niyo nshaka uploadinga. Urabona ko ihise iza, wamaze kuyikora neza, wamaze kuyitunganya. So rero iyo imaze kugera hano muri pano yawe uhita ukora iki next. Iyo ukoze next, video yawe urabona ko yagezemo hano. Video yacu imaze kugeramo hano. Right, tujya hano kuri creating title. Tugiye kuyita izina ryacu, koreho wandike wenda uti umutumirwa wacu. Umutumirwa wacu. Yes, ukore hano kuri gusubira inyuma, umutumirwa wacu byagezeho. Tugaruka hano hasi kuri add description. Ushobora kuza ukavuga uti mukore subscribe, like, share na comment. Yes, ugakorane ugasubira inyuma. Noneho ikosa nshaka kubabuza rwose abantu benshi mukunda gukora iyo uploadinga video zanyu kuri YouTube, hano kuri visibility. Iyo ugeze hano kuri visibility, abantu benshi mukunda gukora amakosa uploadinga video yanyu kuri public. Rero amakosa nshaka kubabwira mukora menshi cyane iyo uploadinze hano kuri public, ndaje nyababwiye amakosa mugomba kwirinda gukora. Ariko icyiza nshaka kukwereka nuko ugomba gukora uploadinga video yawe iri private. Aza hano kuri private ugashyiraho yes, ugasubira inyuma. Wamara gusubira inyuma, uhita hano kuri select audience. Kuri select audience iyo hashyitse, hari uburyo bubiri ushobora uploadinga hano kuri yes, it's made for kids. Hano ubwo ubutanze attention ku bantu bari munsi y'imyaka 18 kumanuka, ntabwo aba yemerewe kureba video yawe. Muri bantu ba uploadinga ama video nyine yandi abana bato batemerewe kureba, ari y'abakuru. So rero iyo ushaka kugira ngo abantu bose barebe video yawe nta attention ushyize ku bantu, ukora hano kuri note, ukora hano kuri note, ukora hano kuri note. It's not made for kids. Yes, hano nta kibazo, abantu buri muntu wese yareba video yawe ugasubira inyuma. Noneho rero ikintu nshaka kubabwira, urabona ko video yanjye yagezemo. Icyiza cyo uploadinga video yawe iri kuri private. Iyi cover yacu iri hano, dushobora kuza hano tukayihindura. Wenda ibyo tuzabyiga uburyo ushobora guhindura cover, ariko ushobora kuzigahindura iyi cover yacu, cyangwa se ugashyiraho iyindi wateguye, cyangwa se ushobora kubona bakureze copyright bitewe n'utuntu wagiye ushyiramo editinga video yawe. Noneho video yawe urabona ko bya bindi umaze kubikora, ushaka wakora kuri upload. Iyo ukoze kuri upload, video yawe rwose ihita itangira kubara ikajyaho. Yes, noneho nyuma iyo usoje kuba uploaded, zabereka iyindi video ukuntu ushobora kuza ugakora editing, noneho ugashyira public video yawe igatangira kugira gute gukora. Sawa rero, murakoze. Reka dusoreze ahangaha.